Mu gihe abantu benshi kuri ino si usanga ku mupira w'amaguru cyangwa se football, hari ni mukino abantu benshi bakomeje kugenda biharira cyangwa se bakomeje kugenda bakunda, cyane cyane abaturage batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko nawo umukino waje no kwitwa American Football. Na wundi rero yitwa National Football League. Nubwo nawo umukino ukomeye cyangwa se no umukino ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko ari umukino uhuza amakipe ageze kuri 32, akaba agabanyijwe mu matsinda ageze kuri abiri, harimo American Football Conference n'iyitwa National Football Conference. Bimwe mu biranga ino rushanwa cyangwa se no mukino byose kujya tubigarukaho, gusa mbere yuko tujya kuri byinshi ngo mbaze ngusuhuze kugenda kuri cya Sport Jam, abiganiro by'ubwenge ndetse n'amakuru bigenda kugera buri munsi. Ngiye wumva nitwa ngo bayintwari kade, niba utarakora subscribe rero mubwira ngo uracikamwe, kuko byinshi bitandukanye bizagenda byumva. Niba utarakora subscribe uze kugira ngo uzagenda mu biganiro bitandukanye ndetse n'amakuru menshi agenda kugeraho buri kanya. Zo kunyuze dutangiye tuvuge byinshi biranga ino rushanwa, azo kugenda bisobanukirwa. Ikintu cya mbere kiranga cyangwa se kizwi ku no mukino ni bita Super Bowl, akaba ari umukino wa nyuma uhuza amakipe abiri yagiye yitwara neza mu matsinda abiri. Ya matsinda ibintu atangiye nkubwira ari American Football Conference ndetse na National Football Conference. Bivuze ngo amakipe abiri yose yabaye ya mbere kuri no mukino aza kwisanga kuri hataniye kuza gutwara igikombe. Igikombe giheruka cyangwa se igikombe umukino rero kabaye ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2026. Yatwaye n'ikipe yitwa Seattle Seahawks, akaba ari ifite icyo gikombe. Ubundi ko no mukino wa nyuma ntago wa match gusa, ukaza no ko ibirori bikomeye cyane by'imyidagaduro, usanga hatumye abahanzi batandukanye bakaza guperforminga muri half time, cyangwa se ubwo igice cya mbere cyo kirangiye kuzamo abahanzi batandukanye maze bakaza guperforminga, bakaza gushimisha abafana. Hajya performinga abahanzi batandukanye, abahanzi nka bari hana, abahanzi nka Beyonce ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye, hajya performinga maze bagashimisha abafana. Tutaza kujya tubigarukaho byinshi, dore ko nango tegure n'abahanzi batanu bagiye bakora amateka muri no Super Bowl muri half time. Uze kunyeba tuganire kuri Super Bowl y'uno mwaka, muri half time show y'uno mwaka byagiye bivuga cyangwa se byagiye bizamuka nyuma y'ino half time. Bikajya hazamuka ibintu byinshi bitandukanye bivuga ko ino half time bitewe no umuhanzi ukomeye cyane wa performance muri no Super Bowl yitwa Bad Bunny yakoze ibintu bitandukanye cyangwa se yakoze ibintu bikomeye cyane abantu bishatari biteze. Uze ko myeyo tugende tubiganiraho byinshi mbere yuko tujya kuri byinshi. Rero ubundi no mukino ukinwa n'abakinnyi bageze kuri 11, uvuze ngo n'abakinnyi 11 ku mpande zombi, bose ngaba bakaza ko abakinnyi 22, aho intego cyangwa se intego no mukino bari gutsinda amanota, aho buri kipe igenda yerekeza ku izama rya mukeba wa cyangwa se adversaire. Buri mwaka rero no makipe hitamo abakinnyi batandukanye bashya bavuye mu kaminuza mu mwaka wa 2026 naho byarabaye. Mu bakinnyi bakomeye cyane wakitega cyangwa se mazina akomeye cyane mu irushanwa harimo nko bita Patrick Mahomes ukina ikipe yitwa Kansas City Chiefs ndetse na Kenneth Walker ukina ikipe yitwa Seahawks. Buri mukino cyangwa se buri kipe yose negiye ifite abakinnyi bakomeye cyane n'amazina akomeye cyane, dore ko amakipe yo muri irushanwa cyangwa se no mukino usanga datandukanye ku rwego rwo hejuru. Ino rushanwa rya NFL rero n'umwihariko kubera impamvu nyinshi zitandukanye zituma ritandukana n'andi marushanwa akomeye cyane. Impamvu ikomeye ya mbere no mukino cyangwa se no finale yayo nemaze kukubwira. Finale no mukino uza guhuza imyidagaduro, ubucuruzi ndetse n'umukino, byose bikaza gutuma ari umukino ukunzwe n'abantu benshi. Iyo tisanze mu kureba American Football wisanga mu bahanzi batandukanye se performance z'abahanzi baza gutara muri half time cyangwa se muri half time show. Kindi kintu gikomeye cyane no mukino uza kuba umukino wihariye ni ingamba n'imbaraga zo no mukino. Ubundi mu busanzwe no mukino bawugiranye n'umukino wo gukoresha ubwonko cyane, gusa ntago ari uko bimeze, uko n'imbaraga ziba zikine mu no mukino, kuko byose biba bikeneye kugira ngo hakoreshwe strategy ndetse n'imbaraga z'umubiri. Ikindi kintu gikomeye kiza gutuma umukino uza kuba ari umukino wihariye nuko NFL ifite amategeko atuma amakipe adakoresha amafaranga menshi binyuze mu gukora cyangwa se mu gushyira ikintu bitwa salary gap, bigatuma amakipe yose aza gushora amafaranga angana. Kandi ikindi kintu cy'ingenzi gituma no mukino uza gukina amakipe ajya kungana nuko rero selection nimaze kuri selection mu kaminuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, buri kipe ikagenda ifatamo abakinnyi. Ikindi kintu gituma no mukino uza kuba umukino wihariye nuko bitandukanye n'indi mikino itandukanye nka football, basket ndetse n'ibindi. NFL za kugira imikino 17 gusa kugira ngo bihaje kugira ngo amenyekane ikipe atwaye igikombe. Biza gutuma buri mukino wose uza kuba ari umukino wo gupfa no gukira, bigatuma ari umukino ufite ishyaka n'ubwitange bwinshi. Umuco w'ubufatanye muri NFL nawo uza kuba ikintu gituma no rushanwa cyangwa se no mukino wa American Football uza kuba umukino ukundwa n'abantu benshi. Kuri Amerika NFL no sport ya mbere ikunzwe, abafana bagira umuco wo guteka inyama no gusaba hanze y'ikibuga cyangwa se bizwi nka tailgating, bireko buri mukino cyangwa se buri match itangira. Buri mwaka wa 2023 rero igitaramo cyo hagati mu mukino cyangwa se Super Bowl half time cyabaye ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2026, kuko nemaze kubwira cyaperformance n'umuhanzi ukomeye cyane witwa Bad Bunny. Dore ibintu bimwe by'ingenzi byagiye biranga kino gitaramo n'abahanzi batandukanye rero bakoze muri half time show, harimo bita Bad Bunny. Ntabwo ari wenyine gusa, yazanye n'abandi bahanzi batandukanye, harimo bita Lady Gaga ndetse n'bita Ricky Martin. Umwihariko w'iki gitaramo cyangwa se umwihariko no performance y'abahanzi n'ururimi bakozemo cyangwa se ururimi rwa performance. Iki gitaramo cyose cyakoze
cyakozwe hafi ya cyose ari mu rurimi rw'ikinyesipanyol cyangwa Spanish language. Imyidagaduro n'umuco. Iki gitaramo kibanze cyane ku muco wo mu gace kitwa Puerto Rico aho Bad Bunny akomoka, harimo kubyina imyidagaduro gakondo no gukoresha amabendera y'ibihugu bitandukanye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indirimbo zaririmbwe muri kino gitaramo rero, Bad Bunny yaririmbye indirimbo zitandukanye, harimo nk'ene nakubwiye yitwa Team Preguento ndetse n'abandi bahanzi benshi bagiye baririmba indirimbo zitandukanye. Iki gitaramo rero kikaba cyarakurikiranwe n'abantu barenga 128 ku mateleviziyo, abakinnyi benshi ba NFL ndetse n'abandi benshi batandukanye ngo bita Gigi Wati. Bavuze ko rero nubwo batumvaga amagambo yavuga kwezwa cyangwa se yavugaga muri no performance bitewe nuko yabaga mu kirimi cy'ikinyesipanyol, ariko vibe y'ino performance ari ku rwego ruri hejuru, bigatuma nubwo abantu benshi batagenda basobanukirwa ibiri kuvuga ariko barishimiye performance y'umuhanzi witwa Bad Bunny. Yamaze iminsi rero avugwaho byinshi bitandukanye, agenda ateza impaka zitandukanye with performance cyangwa se n'ibintu byinshi agiye akora muri no halftime show. Impamvu zimwe zagiye zituma abantu benshi bagenda bamwibaza cyangwa agenda atanga comments zitandukanye. Icyambere ni ururimi nuko aratanye mbikubwira cyangwa se ururimi yakoresha muri performance, dore ko yakoresheje ururimi rw'ikinyesipanyol. Abanyamerika benshi rero dore ko n'ubundi no rushanwa ariho ryabiraga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bavuga ko bino bintu batabyishimiye bitewe nuko batekereza ko ururimi rw'icyongereza rwagombye kuba rwiganze muri no performance. Bavuga ko Super Bowl ari ibirori by'abanyamerika, bityo rero ururimi rw'icyongereza rwagombye kuba rwo ururimi rukoreshwa cyane. Ikindi kintu gikomeye cyane cyatumye no muhanzi Bad Bunny aza kuvugwaho n'abantu benshi batandukanye n'ubutumwa bwa politike. N'umuhanzi rero witwa Bad Bunny yakoresha amashusho n'imyambarire byutsa abantu amateka ya Puerto Rico n'uburyo ifatwa nk'ubukoloni bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byateje impaka cyane hagati y'abantu benshi, bavuga ko politike itagombye kuba n'imyidagaduro cyangwa se na siporo. Ikindi kintu cyatumye performance n'umuhanzi itavugwaho rimwe n'abantu benshi ni imyambarire ndetse n'imyitwarire, uburyo bwo kubyina cyangwa se imyambarire idasanzwe byatumye abantu benshi bibaza ko ino performance n'umuhanzi. Ntago nasiba kukubwira yindi ikindi kintu cyatumye n'umuhanzi cyangwa se performance n'umuhanzi itavugwa n'abantu benshi. Ikintu gikomeye cyane cyateye n'imbaraga z'abaratini. Ku ruhande rumwe rero abantu bamwe barishimye cyangwa se mu miliyoni menshi yarishimye bitewe no performance ya Bad Bunny, dore ko cyane abantu benshi muri Amerika cyangwa se Amerika Latini bitewe no baje kusanga muri no performance umuco wabo bwa mbere mu mateka ugaragajwe muri kino kirori. Ibitekerezo by'abantu rero bakomeye ku gitaramo cya Bad Bunny giye bijya hanze, ngo bita Gigi Wati ko ari umukinnyi w'icyamamare wahoze muri NFL, yanditse kuri X cyangwa se yahoze na Twitter ati sinumvaga buri jambo, ariko ina cyangwa se imbaraga imwe muhanzi yari afite byari ibintu bishimishije cyane. Bad Bunny yerekanye ko umuziki ari ururimi mpuzamahanga. Undi muntu yagize ibyo atangaza ni Donald Trump. Mu kiganiro yagize kuri Fox News yanenze uburyo igitaramo cyagenze agira ati iya ntabwo yari NFL twari tuzi, ni akajagari kandi nibubashye umuco wacu n'ururimi rwacu. Abandi benshi bagiye batangaza byinshi kuri no performance ya Bad Bunny, benshi bagenda bayishima cyangwa se benshi bagenda bayinenga. Gusa byose byagenda bigaragaza cyangwa se byagiye byerekana ko bita Bad Bunny yagiye ibintu byinshi bitandukanye yereka abantu benshi. Undi muntu wavuze cyangwa se agize icyo atangaza yitwa Lady Gaga, nawe yagaragaye muri kino gitaramo cyangwa se agize performance muri kino gitaramo. Nyuma y'igitaramo rero cyangwa se nyuma no mukino yaranditse ati gusangira stage no bita Bad Bunny byari amateka akomeye cyane. Umuziki no guhuza abantu so kubatandukanya. Undi muntu wavuze byinshi kuri no performance yitwa Stephen Smith, akaba ari umunyamakuru ukomeye cyane w'ikinyamakuru cyitwa ESPN. Yavuze ko nubwo Bad Bunny ari umustar, NFL ari ku muhanzi uririmbira abantu bose, ati cyari igitaramo cyiza ariko arabafana benshi umvaga bababaye cyangwa se batumva ibyo biri kuvuga muri kino gitaramo, bigatuma batishima cyane. Byumvikana ko rero cyangwa se igitekerezo cy'uno munyamakuru ko NFL akombye kuba ufite umuhanzi uri buvuge mu rurimi abantu benshi babashe kuba bakumva. David ushobora kuba akibaza ngo si bundi n'aya mafaranga yarateganyijwe kugira ngo umuntu abe yabasha kwinjira kuri ino finale yitwa Super Bowl. Amafaranga cyangwa se itike ya make n'itike ya menshi byose naza kujyana mbikubwira. Itike ya make kuri no mukino iri amadolari ageze ku 6500, hagati mu 6500 kugeza ku 8000. Bivuze ngo impamvu turi kuvuga hagati ya 6500 n'8000 nuko no mukino wa nyuma cyangwa se amafaranga ajya kuri no mukino wa nyuma biterwa n'amakipe yahuriye cyangwa se ibindi bintu byinshi bitandukanye. Bivuze ngo igiciro kigomba kuba cyagenda gihinduka. Itike yo hagati rero ni 10,000 ndetse 20 mu giti cya menshi ushobora kumva 50 kugeza kuri 500 kugira ngo wicaye muri ino stade uze kureba no mukino wa nyuma. Gusa ikintu gitangaje kuri bino biciro byo kwinjira muri ino stade, ibiciro byose ntabwo bituruka ku isoko rya mbere cyangwa se biza guturuka ku isoko rya kabiri cyitwa resale market, kuko impamvu zitandukanye cyangwa se impamvu zibitera kugira ngo abantu babaguramo n'amatike ku bigo bitandukanye nka Stab Hub cyangwa se Ticket Master, nuko amakipe cyangwa se n'amakipe muri NFL abasha kuba abanza kugurisha n'amatike ku bafatanye ko gaba NFL n'amakipe mbere yuko agera ku baturage basanzwe cyangwa se ku baturage rusange. Uzatungurwa no kumenya ko NFL itajya yishyura abahanzi amafaranga yo kuba bari
kuririmba muri performance cyangwa se muri half time. Ibintu byose ndabizi ko utari ubizi, gusa ikintu gikomeye cyane nuko nguko ariko bimeze. Ubwo ikintu gikomeye cyane NFL ikora ni umushahara cyangwa se umushahara wabo babahereza abahanzi n'amafaranga ageze ku madolari 0, bivuze ngo ni ubusa. Abahanzi benshi batandukanye bagenda baga amafaranga atari menshi cyane kubera ko performance ubundi bwayo ari uburyo bwo kubamurika cyangwa se nka promotion, bitewe n'amamiliyoni menshi bari kurewe n'umukino. Yavuze ko ibihangano byabo ndetse n'ibindi bikorwa batandukanye bakora muri iyo minsi bigomba kuba byahita bizamuka mu gihe gito. Niyo mpamvu rero usanga abahanzi benshi n'ubundi batabagamije amafaranga kuri no mukino cyangwa se kuri no performance. Icyo cy'ingenzi ni ukugira ngo baperforminge neza, maze imiziki yabo ndetse n'ibindi bitandukanye nk'aho bagenda bicuruza kuri Spotify ndetse na Apple Music bigende bizamuka. Kugeza ubu muri 2026 rero abanyamateka n'abafana ba NFL bemeza ko ari abahanzi batanu batanze ibitaramo by'indashyikirwa kurusha abandi bose b'uburyo byateje imbere no mukino. Ku mwanya wa mbere bita Prince performance muri 2007, igitaramo muri cyabaye igitaramo gikomeye cyane dore ko yaririmbye indirimbo yitwa Purple Rain mu mvura ikomeye cyane, maze bikagaragaza ishusho nziza ndetse n'ibyishimo. Undi muhanzi agize performance nziza we ni mu gihe cya Keretwa Michael Jackson ya performance mu 1993 niwe waje guhinda Super Bowl half time show ikaza kuba ikintu gikomeye cyane gikundwa n'abantu benshi ku isi. Ndi performance yaje kuri performance y'amateka, performance yo bita Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J ndetse n'ubita Kendrick Lamar bose bakoze performance hamwe yabaye muri 2022. Wari performance ahurije hamwe abahanzi ba hip hop, kabyaragaragara cyangwa se byari ibintu byerekana ko umuziki wa hip hop no waje ko wagaragara kuri no mukino wa nyuma. Indi performance yabaye nziza ni performance yabaye 2023, performance y'umuhanzi witwa Rihanna. No performance iri impamvu abantu benshi bayishimiye uko Rihanna yakoze no performance mu gihe ratwite. Undi muhanzi yagize performance nziza yitwa Beyonce ya performance muri 2013, yerekanye imbaraga z'uburyo umuhanzi ashobora kuba yayobora stage wenyine n'itsinda rye ribyina maze bigashimisha abantu benshi ku isi. Indi performance rero nayo ishobora kuba izaza muri top 5 y'umwaka utaha ni performance ya Bad Bunny. Performance yari ishimishije cyane nubwo yakozwe muri rurimi rw'ikinyespanyol, ariko abantu benshi bagiye bayishimira nubwo nta kintu na kimwe bagendaga bumva muri no performance. Gusa ikomeje kugenda iteza impaka zitandukanye. Uretse ko nyuma yo gushimira rero twabanye muri kino kiganiro twagiye tureba byinshi kuri no mukino cyangwa se kuri NFL, nizere ko wasobanukiwe. Niba utarakora subscribe rero waracikamwe, je wumva nitwe Ngabe Ntwari Kade naho ubundi asala vista.